Praise the Lord. Mungu asifiwe, Yesu ashimwe. Ndabaramushye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi. Abafite amanwa meza, abafite ijoro ryiza. Uwiteka yongeye kudutera iteka kugira twibone ahantu dumirwa umwuka w'abazima, tumeze neza, tunezerewe, nta gikuba cyacitse, nishimwe navuga ngo rirenze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nifurize isabukuru nziza abavutse ku itariki ya none, umunsi wa none. Congratulations mwebwe navuga ngo mufite ama birthday agiye atandukanye, mwebwe mu expecting ibitandukanye, mwebwe mu gucelebrating ibitandukanye. Imana yanjye ntabwo cyubahiro. Kwihangana gukomeye, abagize ibyago, abari mu gihe cy'ibyago, abafite imitima ishenjaguwe n'agahinda, kuko ahangaha tuhahurira n'abantu batandukanye, tuhahurira n'ibitandukanye. Navuga ngo bitewe n'iminsi, bitewe n'ibihe, navuga ati situations zitandukanye. Rero mpamvu hari abo umuntu yifuriza ibihe byiza nyine nk'uko babirimo, ndetse n'abo umuntu yihanganisha bitewe n'ibihe barimo. Murumva ni part of life, ni bimwe mu bigize ubuzima, ni ukwihangana, ni ugukomera. Tugiye kuri topic y'uyu munsi. Turi mu kwezi navuga ngo aba celebrating Pentecost. Ni ukwezi gukomeye, tu expectingamo ibikomeye. Navuga ngo ku bakristo ni ikintu gikomeye cyane. Nkuko umuntu celebrating, navuga ngo birthday, itariki ngarukamwaka umuntu yavutseho, n'urugero kubaza ayo matariki. Navuga ati no ku bakristo navuga ngo itariki ngarukamwaka, ducelebra Pentecost, mwuka wera, mwuka w'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire gatoya. Turasoma mu byakozwe n'intumwa, igice ni cya mbere, umurongo ni wa 8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu ashimwe cyane. Iyi verse nkunda kuyisoma cyane. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose. Imana ishimwe cyane. Cyakora muzabwa imbaraga. Ntago ndasoma mpereye hejuru, gusa turabizi ko ni promise. Navuga ngo izi ntumwa zari zibonye, kuko Kristo Yesu yaragize gute, yari hararangiza mission, ari gusubira mu ijuru. Rero cyari igihe kitoroshye, cyari igihe gikomeye ku ntumwa, kumva ngo umuntu wizeye, umuntu wakurikiye, kuko hari ya Kristo yari yambaye umuntu wizeye, umuntu wakurikiye, ahubwiye ngo ndagiye, ndasuye kwa data. Murumva byari ibihe bikomeye, byari ibihe bitoroshye. Ariko aravuga ngo icyakora, ni ukuvuga ngo igihe kirarangiye, ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Rero igihe turimo natwe, ariko reka manze mbye gatoya kuri iki gihe.
hagiye twaba turi kuganira wenda utari umukirisitu utanabyizera se, najya mvuye gatoya. Umwana w'umuntu amaze gucumura nk'uko dusoma muri Genesis itangiriro, tubona ko habayeho the fall of man, kugwa k'umuntu. Umuntu aracumura, umuntu akora icyaha, ajya kure y'ubwiza bw'Imana. Mission Imana ari mufiteho isa nkavuga ngo nkitaye agaciro se, umuntu abaho mu cyaha. Haboneka isezerano rya Kristo agomba kuza kudupfira kugira ngo twongere dusubirane ubwiza bwa mbere. Kristo amaze kudupfira, habayeho ko misiyo irangira agasubira kwa Data, agasubira mu ijuru, kuko hano ahari yari afite ubumuntu, yari yambaye ubumuntu. Rero Kristo ko atari hano physically, yagomba kuba hari no imbaraga z'Imana. Hari Imana mwana yaravuye mu isi, Imana Mwuka Wera ari we utayora ubusezerano. Rero kugira ngo tujye tubyumva tubivugaho cyane almost every video tubicishaho. Imana Mwuka Wera niwe n'ubungu uriho, niko niwe twasezeranijwe nyuma ya Kristo. Rero niwe navuga ngo Kristo ariho avuga hano ngo icyakora muzabwa imbaraga, ngo Umwuka Wera nabamanukira. Yesu ashimwe cyane. Rero umwana w'umuntu amaze gucumura, Kristo amaze kuza, ntabwo agomba kuguma aha ngaha. Birumvikana iyi ni isi yanduye, ni ikimenyetso cyerekana ko ntaho uzahaguma byiteka. Isi turi birimo ko turimo turayivamo. Imana ishimwe cyane. Rero Umwuka Wera niwe naba ngo uriho ubu ngubu n'ugezweho. Niyo mpamvu rero nari mvuze ngo kangacishemo mbere yuko dukomeza. Rero nko mu kwezi turimo nyine kwa Pentecote, Umwuka Wera kumuserebura uburyo intumwa zujujwe Umwuka Wera, bakavuga mu ndimi zitandukanye, ndetse bikareta confusions. Navuga ngo ni igihe cyiza cyo kongera kwireba, tukamenya ko ubuzima turimo umunsi ku munsi ntago bwakunda Umwuka w'Imana adahari, kuko Umwuka w'Imana niwe uduha imbaraga muri ibi bihe turimo, niwe uduha imbaraga muri ubu buzima turimo, niwe utwereka, niwe utunihira. Umwuka Wera muzi ko adusengera, uzi ko aduha update ya buri munsi uko bigenda. Nk'uko mubona, wenda tuvuge umuntu afite channel akavuga ati uyu munsi, tuvuge for example abaha video, ama series, abaha filme cyangwa movies cyangwa se ibiganiro, akavuga ati uyu munsi ntago bibashe kuboneka, akiyesikiza akavuga ati next time amasari nk'aya ngaya nzakiga, ibiganiro bizaboneka, filme zizaboneka, murabyumva nyine. Rero Umwuka w'Imana nawe kuba Kristo, kuba mwemereye, kwa mufite, agenda aguha update ya buri munsi. Aha no gusenga gutya, aha no kwitwara gutya, aha no guceceka, aha no kuvuga, aha no kugenda gutya, aha ni kuvuga ngo iyo Umwuka w'Imana umwemereye arakubashisha kandi akagushoboza. Kuko ijambo ry'Imana ryeka ko ngo isi ntabwo tuzayibamo tudafite ibibazo, ariko tuzayirindirwamo. Kuyirindirwamo ni ukuba dufite uyu Mwuka w'Imana. Mujya mwumva nkunda kubivuga cyane Umwuka w'Imana, nkamuvugaho kubera ko ngenda mbona revelation every day, nkabona ko uru rugendo rutakunda kandi utashoboka udafite Umwuka w'Imana. Upfa kuba umukristo, upfa kuba warabatijwe mu mazi, ukabatizwa mu Mwuka Wera. Mwuka Wera nyine ubwo waramwemereye, niwe uzaguha imbaraga, niwe uzagushoboza, niwe uzakubashisha, niwe uzakwigisha gusenga. Mvuze kwigisha gusenga mpita mbyibuka, nyimara kwakira agakiza ntago nari nzi gusenga, gusenga
mu byumve byo gusenga mu byumve, kandi ntabwo aribwo nigeze mu rusengero bwa mbere, ariko ntabwo nzi gusenga, ariko nshima Imana uburyo Mwuka Wera yanyigishije gusenga, yanyigishije gusenga ku buryo ubu ngubu nshobora gusenga kabisa igihe kishoboka, kirekire gishoboka, kandi nkumva ngize ubusabane na Mwuka Wera, nkumva ngize ubusabane n'Imana, nkumva ndi protected. Rero Mwuka Wera yigisha ibintu byinshi. Burya ikintu muri ubu buzima cyakubaho cyose kikakubuza gusenga cyaba kigushoboye, kuko gusenga nibyo twabonye ko byashoboje Kristo kwikorera uriya musaraba w'isoni. Gusenga nibyo tubona ijambo ry'Imana ritwereka wakorera mugenzi wawe igihe ari mu murongo utari mwiza, kubera ko hariho ibintu hariho ahantu, hariho limitation y'ahantu wabwiriza umuntu ukageza mpaka umusengere, ubundi Mwuka w'Imana abiri byakora, kuko ntago ari twe duhindura abantu, Mwuka w'Imana uhindura. Ubuntu bw'Imana iyo bwasuye umuntu arahinduka. Tubona Pawulo yari umwicanyi ukomeye cyane, yisha abantu benshi, ariko Mwuka w'Imana amugezeho arahinduka, noneho agira gute, ajyana abantu kuri Kristo. Ntekereza ko intumwa Pawulo yakoze ibintu bikomeye cyane, turamuvuga ko none iyo urebye past ukareba life yiwe mbere yuko akizwa, mbere yuko Mwuka Wera muhindura, abona atari ibintu bikwiriye, ubu ni ibintu biteye ubwoba. Iyo turebye Petero, ibyakozwe n'intumwa ni 2, ugasoma ukareba bariho baravuga ngo Mwuka w'Imana mbese barugishima, akavuga ngo aba bantu basinze, ngo aba bantu ngo twasoma gatoya ibyakozwe n'intumwa ni 2, kadusome kuri 14 twumve. Titire avuga ngo Petero basobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu. Ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu, mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko uba ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose. Yesu ashimwe cyane, hararyoshye. Kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira reka ngeze ahangaha kuri 18, nta kintu bitwaye. Yesu ashimwe cyane. Turabibonye Petero ni ikimenyetso cyiza cyane, warebera akavuga ngo Imana igira neza, cyangwa Mwuka w'Imana agira neza, cyangwa Mwuka w'Imana arashoboye, nta cyamunanira, kubera ko mbere y'ahangaha tubona Kristo Petero amwihakana inshuro 3. Rero hano birashimishije kubona ari we uhamya Mwuka w'Imana, kandi agahamya Kristo adahari, yaragiye. Ni ukuvuga ngo imbaraga zamaze kumugeramo, imbaraga zamaze kumuhindura, imbaraga zamaze kumwuzura, imbaraga ziramutinyuye. Yesu ashimwe cyane, ni ikimenyetso cyiza. Rero natwe muri ibi bihe twemereye Mwuka Wera, tumenye ko nta umuntu yabasha nta rugendo abasha gutera, nta ntambwe abasha gutera ute kumwe na Mwuka w'Imana. Turi mu bihe bikomeye, kuba mu bihe bikomeye rero nta gihe bigeze byoroha, ariko turi mu bihe bikomeye cyane. Nibyo nagira ngo twibukiranyeho. Nubona ukoze ikintu cyose ukabona ukoze ikintu, ntabwo ugeze ubaza Mwuka w'Imana, ese Mwuka w'Imana iki kintu nkoze nicyo nitwaye neza, ukabona ejo ikintu gisubiyemo
jya umenya ko Mwuka w'Imana yamaze kwigendera atakiri muri wowe, kubera Mwuka w'Imana aradukebura ubundi akavuga ngo ese Sandrine, ibi bintu ugiye kwambara n'urugero, ibi bintu nibyo. Hari igihe nkimara gukizwa, haba n'uba ufite umuriro bien, hari ikintu nambaraga nkumva nkumva umwuka wanjye biranze pe, biranze. Burya n'ikintu Umwuka w'Imana gucaho atari icyaha, ariko nyine kugira ngo arebe na discipline ufite akakigucaho bien. Niba ari umwenda se, niba ari amabiju se, niba ari biki, bigacika bien. Atari uko ari icyaha ku bandi, atari uko ari icyaha wenda kuvuga ngo biranditse cyangwa ibiki cyangwa iki, ariko Mwuka w'Imana avuga ngo no, ibi simbishaka kuri wowe. Kuya byibura arebe kumvira ufite muri wowe, cyangwa se nyine uko gushaka. Rero nyine ndiho ndavuga nyine, nubona ukoze ikintu rimwe kabiri gatatu ukabona nawe urabizi ko ari umwanda, ukabona mbese ubigiremo amahoro nta n'ikintu bikubwiye, yewe kandi urabizi ko mbere utabikoraga, kandi ukumva ufite n'ishyaka ryo gukomeza, jya umenya ko Umwuka amaze kwiryamira. Kandi ikintu kibabaje muri iyi si cyane kandi gikomeye ni ukuvuga ngo uri umukristo ariko nawe ubizi ko mo imbere wapi nta kigenda. Mbere wararotaga nk'uko tubona ijambo ry'Imana, wagiraga ama visions, ariko ubu byamaze guhwekera. Mbere warasengaga, mbere wasomaga ijambo ry'Imana, mbere byagendaga neza, ariko ubu nyine ukabona wapi. Jya ushyiraho question mark kandi ubisengere cyane, kubera ko aha mu isi twaharanira byinshi, twashaka byinshi, mbese twagerageza uko dushoboye, ariko nk'uko umuntu atazi umwuka asigaje uko ngana se cyangwa iminsi, niko dukwiye guhora twiyeza, niko dukwiye guhora twitunganya, niko dukwiye guhora dutetemeka tuvuga ngo ese hari icyo ntatunganije Mwuka w'Imana, hari icyo ntatunganije, tukamwemerera. Nkunda kubabwira ko ibyo Umwuka wera ashaka ko dukora akenshi biba bihabanye n'ibyo twebwe twumva dushaka. Cyane iyo wemereye Mwuka w'Imana akakora ku bantu, ugaragara nk'uwatsinzwe, nawe ubwo muri wowe, muri conscience yawe wumva watsinzwe, wumva mbese baramfata nk'ikibwa, banafata nk'umuntu udashoboye, mutabashije, ariko nyuma bigenda neza. Rero nta cyiza nko guca bugufi. Kwicisha bugufi bivuze ko umuntu aba ari hejuru, nibyo agaca bugufi. Noneho kwishyira hejuru bivuze ngo umuntu aba ari hasi agashaka kwizamura. Ariko amaze iminsi mbona ko yavuze ngo ca bugufi, bivuze ngo hari ahandi hantu uri, hari ahandi hejuru uri. Kandi iyo bivuze ngo uyu muntu ari kwishyira hejuru, ni ukuvuga ngo ubundi uri hasi. Ubundi kwicisha bugufi nka biriya Yesu Kristo yakoze, ngo Yesu Kristo yishije bugufi, ni umwami w'abami, ni Imana, ni umuremyi, ni umuyobozi, ariko yemera guca bugufi. Rero igihe Mwuka w'Imana atari muri twe, ntago twamenya ibyo tugomba gukora, ntago twamenya tugomba kuvuga yego, ntago twamenya tugomba kuvuga hoya. Rero reka twongere twikebuke nanone, dusabe Mwuka w'Imana kutuyobora muri byose, twigishe kuvuga, twigishe guceceka, atwigishe kuganira, atwigishe kumva abandi, atwigishe gukurikiza ijambo ry'Imana. Ni byinshi, reka ngeze aha ngaha, iminota ibaye myinshi ntabwo bigenda neza, ariko ku kwezi gukomeze kudutere gutekereza cyane ku Mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana nicyo gihe tugezemo. Kristo ntabwo aragaruka, mu gihe atagaruka rero yadusigiye Mwuka w'Imana, yadusigiye Mwuka w'Imana, kandi ni Imana Mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Arakora, aravuga, aratuganiriza, abana natwe, aradushoboza. Yesu ashimwe cyane. Reka tumwemerere. Yesu ashimwe. Yandishimiye kuganira namwe rero, ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Navuga ngo abatarakizwa nimuze muri Kristo, biremera kandi biracyashoboka, biracyakunda, biraryoshye, ni byiza.
Mana yanjye, ntukabona bananiwe, ntukabona abavuga nabi Imana, ntukabona abatukisha izina ry'Imana ngo bigutere kuvuga ngo njye ntabwo naba umurokore cyangwa umukristo. Hari abantu bagifite indangagaciro za gikristo, hari abantu bagikomeye ku ijambo ry'Imana, hari abantu bafite inzira z'igisiyoni muri bo, hariho abantu bakivugira Imana, hariho abantu bagisenga, agasenga amasaha 5-6 asengera itorero, asengera ubwoko bw'Imana, asengera umurimo w'Imana, barahari, ni byiza. Rero reka mbasezere mvuga ngo umwuka w'Imana baganze, umwuka w'Imana nganze, naho ubutaha Imana ibishaka tuzongera tubonane, dushima izina ry'Imana, dushimira gukomera kw'Imana, dushimira kubaho kw'Imana, dushimira umwuka wera Imana yaduhaye mu buhanga bwayo. Yesu ashimwe cyane. Sawa, ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.